This is Family Table TV. Kongeye kubaha ikaze bakunzi ba Family Table TV, ni uruganiriro mumaze kubimenyera, mwese turabasuhuje. Nk'uko rero mpora mbibabwira, ibiganiro bya Family Table TV ni akagaruka. Uyu munsi rero mbahishiye iki? Mbabwije ukuri, uyu munsi mbahishiye ikiganiro kiryoshye, kandi noneho sindi jyenyine, narabibijeje yuko nzajya mbazanira abantu bafite ubunararibonye mu birebana n'ubuzima bw'umuryango, bakabasha kuba baduhugura kugira ngo umuryango ube mwiza, twese tube mu muryango dutekanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku birebana n'ikibazo muri iki gihe kimaze iminsi kivugwa, aho abana b'abakobwa bagira gutya bagaterwa inda, akavuga ati ariko nubwo unteye inda ndakwizirikaho kugeza igihe tubaniye. Umuhungu nawe bikaba byaba uko nguko. Ese harya iyo abo bantu bafite intambara ziteye zityo bakagenda bakazagera mu rugo, urwo rugo rubaho ruti? Ese birakwiye yuko umuntu yizirika ku wundi, umusore yizirika ku mukobwa cyangwa umukobwa akizirika ku muhungu kugira ngo babane kubera ko yamuteye inda? Ubwo nawe ufite icyo ubitekerezaho, ufite igitekerezo, uraza kudushyirira muri commentaire kugira ngo ugende utwunganira. Nababwiye rero ngo ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuntu bita bakwita nde? Baby. Ndi kumwe rwose, twari dukomeye guseka, ndi kumwe na Tijara. Nitwa Tijara Kabendera, nahuye na mama Christine. Yego, Kabendera rero Tijara, tuguhaye ikaze. Ni umuntu musanzwe muzi, ugenda ufasha sosiyete mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane mu birebana n'umuryango. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nabashimiye. Yego. Nimara kubona Family Table TV, naravuze nti wow, byibuze hari umuntu ugiye kuza kuri YouTube uvugira umuryango. Urakoze cyane. Uvugira umuryango. Uvugira umuryango. Ngewe nkunda kuvuga yuko ari n'uruganiriro, aho twese duhuriramo, papa, mama, wa muntu urera umwana we, abana wenyine, wa wundi wibana kubera impamvu runaka, abana, abaje kubasura, abasaza, abakecuru, mbese ni uruganiriro rw'abo bantu bose bagize umuryango, kandi baba bagomba kuwubamo bawishimiye cyane rwose. Yego, reka rero dutangire ikiganiro cyacu. Tija, ngaho rero tubwire. Kristo ko navuga byinshi, nkubwiremereye. Hera nyine, erega wanahera na mbere. Ese abantu bajya harya guterana inda, umusore ajya gutera umukobwa inda, umukobwa akajya guterwa inda, byagenze gute? Ahangaha rero haraza kujyaho mu byiciro byinshi, ariko uyu munsi twibande cyane kuri cya kindi, kuko guterana inda cyangwa ukaba wakwisanga wa mugani wasamye bishobora guturuka ku byiciro byinshi, kuko ushobora kwifata uri under age, udashobora no kuba ukiri mutoya, ugifite imyaka y'ubuto, imyaka y'ubukure, ushobora kuyiterwa se hari ihohoterwa ryabayeho, mbese birashoboka. Ariko nanone ushobora kuyiterwa mu bundi buryo bwawe wowe bw'ubushake, mugenzi wawe, partner wawe atabizi cyangwa atabishaka. Yego. Ko gusama ni uburenga, biri mu maboko y'umukobwa. Yabishatse ntiyasama, ashobora kwifata avuga ati sindi ujye gukora igikorwa cyatuma nsama. Utifashe ushobora kwiproteje kuko deje amaze kuba mukuru, imyaka y'ubukuri. Bivuga ngo rero ushobora kubyemera uvuga uti mfite target runaka. Yego. Wowe ufite target niwe tugiye kubwira uyu munsi. Ushobora kuba ufite target yo kuvuga ngo ngiye nkeneye umwana, cyangwa se nkeneye urugo. Nkeneye urugo n'uriya musore runaka, ariko uyu musore runaka ntabwo ari kundeba. Ariko buriya nindamuka muhaye inshingano z'uko yanteye inda, nkamwereka yuko agiye kuba papa, arabyemera, andongore cyangwa se tubane, anshake, igihe cyo nkeneye n'umugabo. Ariko uba wibagije yuko urugo atari ikintu cy'amasegonda abiri, cy'umwaka. Inda ni ikintu cy'amasegonda make, cy'umwanya muto, pafu mwateranye. Ariko n'uwiyangaje ku bana ntago bifite umwanya ungana nka wa mwanya mwamaze muteranye. Ni ubuzima bwawe bwose, n'angajoma y'igihe kirekire, angajoma y'ibintu byinshi, kubyara uwo mwana utwite no kuzabyara abandi. Yego. Ugiye guhuza imiryango ibiri,
umuryango wawe n'undi muryango w'undi muntu. Ibyo ngibyo mbere yo gutekereza kugiye kubana n'umuntu banza ubishyire ku murongo. Bivuga ngo rero kwizirika ku muntu ngo mushakane kuko mwateranye inda bigira ingaruka nyinshi cyane. Bishobora kuba successful kuri 20%, uko njye navuga, ariko 80% bikishuha bikaba failed. Kubera ko ushobora kujya kubwira umusore umutunga uti ndatwite kandi tugomba kubana, ukamutera stress, agatangira nawe kwibaza ati ndabigenza gute, kabanza kanabyanga ati reka ntabwo nitayari, bikuruye deja impaka hagati yanyu, intambara hagati yanyu. Ntabwo wanera indangu ndeke deja mwamaze guhangana, murajya kubana se muhanganye mutagikundanye bimara iki? Kuko hari igihe imbaraga zishobora kuruta izindi, wenda nk'iwabo w'umuhungu bakaba bamugira inama bati niba wabikoze shaka kugira ngo umwana wawe atazavukira muri situation runaka. Yego, cyangwa bakaba banamubwira bati uriya mwana uramwankije, umuteje rubanda, mwakundanaga uruhe rukundo ku buryo niba akubwiye ati ndasamye ndatwite kandi ntwite inda yawe, ateye isoni ku buryo utamuzana isoni, wananiwe kugira ujye kumutera inda. Reka nkubwire mama Christine, ashobora kuba atamuteye isoni ariko ntabwo yarari ready. Erega burya kugira ngo umuhungu ntiteguye, kugira ngo umukobwa ikintu kitwa gutegura ngo ngiye gushaka ni ikintu ategura mu masegonda make, umwanya muto gusa kumva ndashaka umugore w'umuntu runaka, kubera ko ya kuru yanjye twagendanaga yose irashatse. Yego, nawe ugahita wumva bishyize muri projet. Ariko umuhungu kugira ngo ajye kwemera gukora urugo, avuga ati ngiye kwiyangaja ngewe kuva mu siribateri nshake nanjye mba umugabo ngira urugo, uri umuhungu abitekereza igihe kinini, wimuturaho uwo mushinga ngo kuko yaguteye inda, wimuturaho uwo mushinga umutunguye gutyo. Nawe ashobora kubikora akavuga ati twari dufitanye gahunda yo kuzabikora ariko kuko hajemo inda reka tubyihutishe, ariko deja yaramaze kubitegura. Ariko kubimuteguza kubera ko yateye inda, kubimuturaho ugahita umuteguza uko ugahita umuteguza urugo, ugahita umubwira ko azaba papa agahita atahira mu rundi rugo rurimo abandi bantu, deja ni depression ya mbere umuteye imbere yuko yinjira mu rugo. Kandi icyo kintu ntabwo abakobwa bajya bagitekereza. Kuki rero we atagomba guhita afata inshingano? Ntabwo yiga gufata inshingano ari force, ni ikimbese, hari n'ukwigomwa ibintu byinshi. Ashobora no gufata inshingano batanabana, aho ngo nari kuhagera twabanje kureba ku kubana. Ariko gufata inshingano ntabwo ari itegeko, ntabwo ari ibintu utegeka umuntu, ni commitment, ni ibintu byawe ubwo gushinga urugo no gufata inshingano. Bivuga ngo rero ahangaha ngiye kuvuga ku musore bashobora kuba baje guturaho inda atanabiteguye. Yego, we ashobora kuba yihuriye n'umukobwa runaka bazi ko bari kwimerera neza kwishimisha, umukobwa atagetinga umwana, umuhungu ntawe atagetinga. Aho nubwo umuhungu abigusaba ati wiproteje njye sindabatari kuba papa, ariko kuko umukobwa afite target yuko ashaka kujya mu rugo by force akiteza inda. Icyo gihe ugiye kubana n'umuntu usa nkaho wamuhohoteye, wamufashe ku ngufu, wamugize papa ku mbaraga, azinjira muri cya gikorwa atabishaka. Bivuga ngo rero kumuha za nshingano by force nawe ubwe biramwangiza mu mutwe, bizangize n'urugo rwanyu. Niyo mpamvu nkunda kubwira abakobwa kenshi no kujya gukomplaininga niba uri single mother, kujya gukomplaininga ngo uri umugore w'ibana urera umwana wenyine, yego, ukajya kurushinga urubanza kugera aho mugera mu bunzi na hehe hose no mu miryango bishinzwe ngo kanaka yanze kumpindezo. Akenshi nkunda kumubaza, wabanje kumubaza ko wakeneye umwana mbere yo kujya kumubyarira? Warabimubajije? N'abakobwa bangaye bajya kwaza umuhungu ati sheri turakundana sinzi igihe tuzabanira kandi tujya turengera tugakora, ese ukeneye kuba papa? Akubwira ati hoya mu myaka 2 cyangwa 3. Kuko sinibaza yuko abakobwa babanje kubaza abahungu hari umuhungu wamwemerera cyangwa babaje kunabyumvikana, nyine babyumvikanyeho, abahungu bakwemerera ngo mbyarira ni bake. Ajya kwikanga rero yikanza avuga ati urabizi mvuye kwa mwanga basanze ntwite, umuntu wamutura icyo kintu gutyo ngo bigende bite. Noneho muri ino karne tugeze, iki kinyejana turimo, ubu buzima turimo, uko ubona abana b'abahungu nabo basigaye bari stress kwishakira ubuzima, ugiye kumuturaho ikindi kintu. Sinzi niba ibyo bintu ndi kubyumva. Deje amaze kumutera stress, rwangu ugiye kujyamo menya yuko ari wowe mukobwa urwangije from the beginning. Ufite ubwenge ahubwo we ntabwo warujyamo. Bavuga uti rero uzafata inshingano
nanjye afate inshingano dufatanye kurera umwana kuko niwe ubwabo warimeye no gushaka kujya gukora kiriya kintu. Reka rero tujye ku musore nawe uramutse ubishatse. Yego. Umusore aramutse agusabye kuko umusore rega we kugira ngo abone umwana aramusaba. Umusore ntabwo azitera inda. Yego. Azagusaba atari ko shiri wambyaye. Twabyaye. Umukobwa muzima umuntu agusaba kukubyarira ataragushaka gutera. Icyo gihe nawe kuko umukobwa azi ko ntabwo nanjye nabikora akenshi azamwemera ati hoya niba ushaka kubyara ushaka kwitwa papa tubane. Urumva yuko ku bahungu deja hariho inuza umubare muke watuma icyo kintu kibaho cyo kwizirika ku wundi kuko yamaze kugutera inda. Umubare munini n'ikibazo kinini kiri ku bana b'abakobwa. Rega n'umukobwa usigaye areba akavuga ati uriya muhungu ni mwiza, ni muremure, avuka ahantu heza, umuryango usobanutse, afite amafaranga, ndamushakaho icyororo. Ndamushakaho icyororo, umwana wanjye ntazaburara, reka mbigenze gutya. Deja ufite target. Kubaka urugo ufite target, kujya kubyara umwana kubera target, icyo gihe mu minsi iri imbere wowe ubwawe wowe uzabona ko wakoze amaherere. Tujya tukiri aho ngaho rero, nubwo wambwiye uti ngiye kuvuga cyane cyane ku mukobwa wasamye afite target. Ariko ntabwo twakwirengagiza tukiri muri iki kiganiro cyuko hari n'umukobwa ushobora gusama ari we ari n'umuhungu bose bikabatungura. Noneho kubera uko sosiyete yacu yubatse ivuga iti umwana w'umukobwa agomba gukura, yageze igihe cyo gukura agasabwa agashyingirwa akajya mu rugo. Noneho stress nibyo byifuzo bya buri mubyeyi wese. Noneho stress zikaba ziratangiye. Umwana w'umukobwa ati nkoze ishyano karabaye. Ndetse rimwe na rimwe ujya wumva yuko harimo n'abazikuramo zikanabahitana cyangwa bakiyahura. Ugasanga noneho icyo ngicyo kibaye ikibazo. N'umuhungu nawe agatungurwa akavuga ati no, ntabwo ari uko nguko twabitekerezaga kuko batigeze babivugana. Ugasanga kenshi umwana nk'uwo uhuye n'icyo kibazo ashatse kujya kwizirika ku muhungu kubera guhunga za mvugo za sosiyete cyangwa se umuryango tuvukamo. Bazavuga mbaye ishyano, mbaye igiki, mbaye indaya, mbaye iki. Ugasanga umwana w'umukobwa ariziritse. Rimwe na rimwe yakwizirika yasanga wenda umuhungu avuga ati reka mbyemere kuko nyine nta kundi nabigenza, bagatangira urugo. Bakanura kumvise kuko nta kundi nabigenza. Nta yindi choice, nta yandi mahitamo. Ariko bivuga ngo namara kugera mu rugo akazabona andi mahitamo, urugo ruzaba rubi. Kubera ko azaba yabonye amahitamo avuga ati buryo ntakora iki kintu, iyo nakora iki buriya hari gutyo, agatangira kubaho iyo ntakora bigenza gutyo. Kandi mu rugo kujya kubana n'umuntu mwakagombye kujya kubana ntawe uvuga ngo ndaregreta ko ngiye kubana n'umuntu, akaza yamara amashi avuga ati aya niyo mahitamo yanjye uko byazagenda kose. Abo bantu rero tubaganiraho bombi birabatunguye. Yego, imiryango irateranye cyangwa se bo ubwabo bahisemo kubiganira. Nibaramuka babiganiriye hakaba hari uruhande rumwe rufata negative, either umukobwa cyangwa se umuhungu, yego, mwembi muzabereke kubana. Kubera ko cyane cyane akenshi 80% bazavuga negative n'abahungu. Abakobwa bazabifuza ati ngiye simbyarira iwacu, sinkora ishyano, sinitwe ya mazina yose mabi, simbi gicibwa mu muryango. Bazaba byifuza gutyo. Nanone aho kugira ngo ugende kubaka ubuzima bwawe bwose bw'akaramata ugombye kubaho wishimye, wakwemera ukamira umwuka bakakwita ya mazina mabi kuko ni mu gihe gito. Ndabizi neza ko ari mu gihe gito, ndanabyemera neza ko ari mu gihe gito. Nawe ubwawe uzahura na stress yo mu gihe gito, ariko nutera intambwe ukajya muri ubwo buzima bwo kuvuga ngo ngiye kubana n'uyu muntu kubera ko ugiye kubaho muri ya magambo mabi y'ubuzima bwawe bwose. Hari n'umuhungu rega muzabana akaho bigucyurira ko yagushatse kuko yaguteye inda. Yego, na wa mwana yavuka ntamuha agaciro kuko yaje yamutunguye, kajya ahora amubona ko ari nk'umuntu wamushyize mu zindi nshingano. Kandi ubundi umwana yakagombye kuba imbuto y'urukundo rwanyu. Yego, icyo gihe mwakagombye kuvuga umuti kama mbaya ngiye kwemera mfe nsebe banyice mu rugo bantuke banyirukane bambwira ibi, ariko nifungirane mu cyumba ahantu ndire nsenge nkore mu gihe gito. Umwana wanjye naramukaje azambira igisubizo cy'uko noneho kagahinda ngiye gashize.
kuko sindabona na hamwe umuntu utera umujugujugu umwana utwite umukobwa utwite kuzageza aho umwana ageze imyaka 2 cyangwa 3 birashira imijugujugu arahana irangirira ariko nuramuka ugiye muri urwo rugo iyo mijugujugu uzayigumaho mpaka umwana ageze imyaka 20 uzajya mu rugo uvuga uti ntihashira imyaka 5 ushake no kuruvamo uti bundi najyaga he iyo mbigenza gutya ugiye kwemera ishema ry'iminota mike ujye kubaho mu mwanya w'imyaka myinshi mu gahinda ahubwo nari umunyarwanda aravuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza ahubwo mbona yuko atari n'ishema burya ishema ni cya gihe mwese mu byumva kimwe wowe se nushaka guhesha umuryango ishema kuba mutabyumva kimwe ninjye nawe tubiziranye ariko abandi invitation nta kintu baje bafite amakado bagize gute mwaje mu rugo rwiza kugira ngo muzajye mu rugo nimara kuba nashize icyumweru atangiye kutarutahamo yakwinubye harya mu rwara umuntu nibusangeyo ugiye kuvuga uti ngiye kwerekana abantu ibirori by'amasaha make ntahenda kubera akanzu y'umweru ariko mu myaka nzamarana n'uyu mugabo ari imijugujugu nta munezero uhari no kuvuga ngo ngiye kumira umwuka kugeza umunsi nzagira ku gise nkabyara umwana wanjye n'umwana wanjye tukimenyana uyu mugabo yamfasha kumurera ngashima Imana uko yamfashije yampaye n'icyo gihumbi yampaye n'yo minerivare ngashima Imana ariko rest y'ubuzima bwanjye isigaye cyangwa se ubuzima bwanjye busigaye bundige n'umwana wanjye nzabiho bwanjye nezerewe wahitamo iki n'abadukurikiye kugira ngo ubutaha nitwongera kuganira tuzarebe ibitekerezo byabo wahitamo iki ngira ngo ahangaha ni ya mahitamo nyine ni ya mahitamo twatangiye tuvuga rero nagira ngo noneho tijara tuze tugaruke ba bantu bashobora kuba babanye cyangwa se batabanye ariko noneho igihe babanye igihe amwiziritseho bakabana watubwira wenda zimwe mu ngaruka zishobora kuba muri uriya muryango ugiye kugirwa n'abantu batatu hanyuma noneho wenda uraza no kutubwira ese muri cya gihe umukobwa cyane cyane nibo bakunda kugira ingorane niyo burya umukobwa yatwise ntabwo ni sosiyete yacu w'umuryango niko wubatse ntabwo umuhungu bamubona nk'umuntu wakoze ikintu wakoze sekirego iba ku mwana w'umukobwa noneho tuze kureba ese wa mwana w'umukobwa we aramutse afashe icyemezo cyo kuvuga ati reka mfate icyemezo ndera umwana wanjye aho kugira ngo nsange umuntu utankunda ibyo byo bizanira izihe nyungu wa muntu ufashe icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kurera umwana kuko tuzagira n'igihe cyo kuvuga cyo kureba abana bagiye abana b'abakobwa batwita gutyo nabo baduhe ubuhamya y'uko babayeho bashoboye guhagarara muri icyo kibazo izo ngaruka mwatubwira zimwe mu ngaruka zishobora kugera kuri uwo muryango ubayeho uvutse muri izo circumstances cyangwa muri ibyo bibazo ubwo turahera ku ngaruka z'uwo muryango tuze kuza no kujya kureba ku ruhande rwa wa muntu wahisemo kubaho wenyine hamwe na wa mwana duhereye ku ngaruka nizo nahereyeho mbere mvuga deja mwinjiye mu rugo amakimbirane yatangiye umuryango utarubakwa ngo mwabanje amakimbirane mbere yo kubaka umuryango kandi abenshi tuzi ko wabanza umuryango nyuma hakazaza amakimbirane mu rugo abantu bagatana cyangwa se bakabaho bakimbiranye cyangwa bakagira n'ababafasha amakimbirane akoroha ubuzima bwo ariko noneho imagine gutangirira mu makimbirane ingaruka ishobora kubaho ya mbere ni ukwinjira mu rugo deja mwamaze gukereya amakimbirane kuko harimo umuntu udashaka gukora iki undi arashaka umwe arakurura undi arajyana harimo buri wese arakurura yishyira bivuga ngo rero ingaruka ni nyinshi izo ngizo ni ingaruka zishobora kuba ku mwana w'umukobwa cyangwa se kuri wa muhungu wahisemo ko bya bindi biba kandi hari umwe byanze bikunze utabishaka bishobora kuba amahire mukaba mwatwara inda mukemeranya mukabana ariko mu gihe habayeho ko umwe ari negative inama nuko babireka kuko iyo ngiyo ni ingaruka ya mbere ingaruka ya kabiri iraba ku mwana umwana uzavuka deja ari traumatisé afite ibikomere kuko hari amagambo mwabwiranye mabi wa mwana ari mu nda hari wa mugabo nawe wenda kuba atamushaka wa mwana aje kumwicira imipango myinshi wenda yari afite aracyatekereza nyina w'ikigo ryita amagambo menshi ati se nk'uyu muntu udafite ubwenge wagiye kwiteza inda muri iki gihe ko atakoresheje atabigenje gutya
deja harimo umuntu mwamaze kwangiza mu mutwe, azabyara uwangiritse mu mutwe, noneho muri no kuba mu rugo deja rwahereye ku makimbirane. Aho kugira ngo rutangire ari urugo, amakimbirane azaze nyuma, amakimbirane niyo yabanje. Yego. Kandi ntabwo yabanza aho nagera hagati azahagarara. Bivuga ngo rero izo ni zimwe cyangwa se nizo ngaruka zikomeye zo kuba umwe yakwizirikaho undi cyangwa bakora ibyo batateganyije kubera ko havutsemo umwana. Inama rero mwatanga ni izihe? Haba kuri uwo mwana w'umukobwa, haba kuri wa muhungu, yewe inama zinarebana na mbere y'uko bafata uwo mugambi wo kuba baryamana kandi hari ibyo wenda batarumvikanaho bizashyira bigatanga hakavukamo uwo mwana cyangwa se n'ibindi bibazo, akazamo ibibazo. Inama akenshi nkunda kuzigira abana b'abakobwa, sinzi impamvu aribo nkunda kugira inama cyane, niba ari uko aribo baremererwa kurusha abahungu. Iyo binjiye muri ibyo bintu nkunda kubwira abana b'abakobwa yuko gutera intambwe yitwa cyangwa se gukora igikorwa cyitwa gusambana siyo solution y'ubuzima. Ni ikintu ukora, ntabwo igisubizo cy'ubuzima. Ni ikintu ukora cy'akanya gato kikazangiza ubuzima bwawe bwose. Urugero rufatika nicyo twaganiragaho nonaha, urabikora akanya gato bagutirinda ubuzima bwawe buhinduke ikindi kintu. Umwana ni umugisha yego, ariko mu gihe aje muri bwa buryo ugiye gufosinga ku bana bikanga, ukabaho nawe ufite ibikomere, ujya kwiyakira nk'umukobwa bigeze kure. Bivuga ngo rero uvuye mu ishuri, urangije kwiga cyangwa se ubonye akazi, hari ibindi bintu bibanza by'ingenzi bifite ishingiro ku buzima bwawe mbere yuko wirukankira kugusambana. Wabireka rero, wabona utabashije kubishobora ukirinda, ukavuga uti ntabwo ari cyo gihe cyo kuba nabona umwana, reka nirinde mbaze nkora ibi, umwana azaza either mu gihe umugabo Imana yampaye umugabo cyangwa se mu gihe ngiye nateganyije numva mushaka. Kuri ba bana b'abakobwa bavuga bati twabyaye niyo mpamvu tugomba twatwise, niyo mpamvu tugomba kwizirika, ese tuzongera tubona abandi badukunda, nzabona umugabo, nzashinga urugo, bo mwababwira Mama Christine, reka mbwira abana dukurikiye muri kano kanya cyane cyane abakobwa ko kuba wagira ibyago ugasama iyo nda utateganyije, kuba wahura n'ibyo bizazane byose urimo, ntabwo ari ibyoherezo by'ubuzima bwawe. Ubuzima burakomeza, ariko bikurura cyane ku myitwarire yawe wagize. Ese ko naguye muri iki cyobo nkabasha kugisohokamo, nyuma y'uko ngisohokamo nitwaye nde? Kuko byanze bikunze hari undi muntu Imana yaguteganyirije uzaza kuzuza ubuzima bwawe, kandi ubuzima bwawe bugakomeza. Ntabwo burangiriye kuri wa wundi. Nose ntabwo urabona abantu barushinga bakabona ababo kandi ingo zikamera neza, bafite abana 3 4 kandi ubuzima bugakomeza. Bivuga ngo ntabwo cyo twabashishikariza, ariko mu gihe byakubayeho menya uburyo ki witwara, ukore ibizakosora ya makosa wakoze. Kuko byanze bikunze hari amakosa bakoze kugira ngo ibyo byose bibi. Kosa kandi rikomeye, haba ari ku muryango wawe cyane cyane, warashengutse, warawutengushye, ababyeyi bari bakwitezemo ibindi bintu byinshi, hari ibyo bari bagutegerejeho batabonye. Icyo gihe rero hari ibyo kuvuga uti reka nereke iwacu yuko n'ubwo sinaguye muri iki cyobo bye ntabaye ikigwari, kugira ngo ubashe no gukomeza imbere ku bundi buzima. Ikindi kandi gikunda kuba ku babyeyi nabo bagira imyitwarire yindi cyangwa se reaction bakora nyuma y'uko umwana wabo ahuye n'icyo kibazo, nacyo kikaba cyatuma yakwishingira muri rwa rugo cyangwa se yafosinga ko babana na wa muntu muri rwa rugo, kubera ko ababyeyi babashyizeho pressure. Yego, baguteye inda, uradusebeje, urabona, uratwandaritse, mwana wanjye ukoze ibiki? Wa mwana ya magambo either baba baramwirukanye, wa undi wamuteye inda niwe abonamo ko ashobora kuba yamwakira, nawe aramwanze, ashobora kuba yakuramo no kwiyahura. Bivuga ngo rero nidukoma urusyo dukomene ingasire. Hari umwana w'umukobwa wakosheje, ariko gukosa siko gupfa. Ngira ngo n'ababyeyi tuzagira ikiganiro cyabo cyihariye uburyo bakira umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu wateye inda mu gihe yahuye n'icyo kibazo. This is Family Table TV. Reka dushimire Tijara ku busobanuro ndetse n'inama amaze guha urwo rubyiruko ruba rwahuye n'icyo kibazo cyo kuba batwise mu buryo batateganyije, ugasanga bizirikanaho, bashinze urugo kandi nta rukundo bafitanye, harimo umwe udashaka yuko bashinga urugo, ugasanga bararushinze kubera ko
kubera wenda umukobwa wanga ko iwabo bamwirukana, bamubwira bati udupfiriye ubusa, utugize gute, ndetse bijyanye no guseba, ugasanga n'umuhungu nawe ashobora gufata icyo cyemezo akavuga ati nta kundi byagenda nubwo ntamukunda, ariko reka ndebe ukuntu namuvana mu kimwaro. Ugasanga bashinze urugo rudafite urukundo, rudashingiye ku rukundo. Ibyo byose rero ngira ngo yagiye abitubwiraho, ndetse yabwiye n'abana b'abakobwa yuko bishoboka ko ashobora gufata icyemezo cyo kurera umwana we kandi akitwara neza ku buryo igihe cyazagera akabona n'umukunda kuruta wa wundi. Ibyo nabyo no ku muhungu nabyo ni kimwe. Reka rero tubashimire, twizere yuko mwamaze kukireba iki kiganiro tukiri kumwe kugeza aka kanya, mwakoze like ndetse muze no gukora share, muze kugisangiza abandi, abakigera kuri uru rubuga, muri uru ruganiriro, namwe mwakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibona igihe twamaze kubishyiraho. Reka rero tubashimire, ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka. Turabashimiye kandi turabakunda. Bye bye. This is Family Table TV.